neza mbahaye ikaze mwebwe mudahwema kudukurikirana hano kuri Kirabo TV. Mugubwe neza, ni karibu cyane mu kiganiro cyacu. Niba ari ubwa mbere ufunguye chaîne yacu, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuba dusanga mwe namwe mukomeze mugubwe neza. Ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe muri showbiz bimwe mu birimo gutrendinga hano mu Rwanda, aho Tokowote y'imyaka 53 yambitse impeta inkumi bitegura kurushinga. Abantu benshi bamwe bamukunda, abakunzi be bari bategereje kino gihe. Irungaroje wamamaye nka Tokowote muri sinema y'u Rwanda yambitse impeta inkumi bitegura kurushinga. Icyakora ahamya ko atahita atangaza amazina ye. Ku itariki 6 Gashyantare 2026 nibwo Tokowote yasangije abamukurikira amafoto yambika impeta iyi nkumi. Nyuma y'uko bemeranyije kuzabana karamata, yahise atwereka amafoto nk'uko namwe murimo kuyabona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Tokowote. Ku nkuru dukesha Igihe, aho umunyamakuru yabereye bamba Tokowote ashaka kumenya izina ry'umukunzi wa Tokowote, akamubaza yamubereye bamba yanze kumubwira izina rye ry'uwo mukobwa bifuza kurushinga. Ati mu kiganiro nabahaye sinababwiye ko uyu mwaka mfite ubukwe. Tegure rero ubukwe bwa Tokowote, abantu mukunda, abafana be. Ahangaho rwose urabona ko ibintu bimeze neza, biraryoshye, biryoheye amaso. Tokowote, congratulations. 2021 Tokowote haje kuvuga yuko nabwo yari afite ubukwe, ariko biza kurangira atandukanye n'uwo bateganyaga kurushinga icyo gihe. Ubu noneho Tokowote urabona ko rwose gahunda ni gahunda, yateye ivi nk'uko bamwe mukunda kubyita, murabibona yateye ivi. Yabajijwe icyo bapfuye rero n'uwo mukunzi we wa mbere, yavuze ko byatewe n'uko bari bagiye kubana yari asanzwe mu birwa bya Seychelles. Ati byapfuye kuko hari ibintu nagombaga kujya gukorera muri Seychelles birangira byanze. Ntabwo nari kwimukirayo, nta kintu nzakorayo, kandi ntabwo yari kuza i Kigali. Byaranze rero, ati ndabireka mpitamo gushaka undi. Nguyu rero umukunzi wa Tokowote nubwo izina rye ritaramenyekana. N'umukinnyi wa filime y'imyaka 53 y'amavuko. Tokowote akaba agiye kurushinga, amaze imyaka 17 akina filime, ndetse kugeza uyu munsi akaba amaze gukina filime zirenga 161. Tokowote rero mumushyigikire, mukomeze mu mufane, mu mukunda. Abakunzi ba Tokowote murabona ko rwose afite umukobwa mwiza cyane rwose. Tokowote reka tumwifurize congratulations, tumwifurize amahirwe, Imana izamwubakire we n'umuryango we, urugo rwabo ruzaba urugo rwiza kandi rwahiriwe. Reka nanone turebe ku muhanzi Bruce Melody, aho yagaragaje ko izina rya Perezida Kagame, Paul Kagame nyakubahwa wacu, ryamworohereje mu kazi ke. Bruce Melody uri mu batanze ikiganiro mu nama y'igihugu y'umushyikirano, yashimiye Perezida Kagame. Ati ndabashimira, mwarakoze kumenyekana. Ngenda nagize amahirwe yo gukora indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy, njya muri Amerika kwimenyekanisha. Buri kiganiro najyagamo bambazaga bati uva he, nkababwira u Rwanda. Bamwe ugasanga batabyumva vuba, ariko navuga izina ryanyu bikihuta. Twabaririyeho umunyenga, turabakunda cyane kandi mukomeze mudushyigikire. Bruce Melody rero yagaragaye nawe mu batanze ibiganiro. Ibi ngibi uyu muhanzi yabigarutseho kuri uyu wa 6 Gashyantare. Ni umwe mu batanze ikiganiro mu bitabiriye umunsi wa 2 w'inama y'igihugu y'umushyikirano iri kuba ku nshuro ya 20. Bruce Melody yagaragarije abitabiriye inama ko umuziki witaweho wakwinjiriza igihugu akayabo, ndetse ukagira uruhare mu guteza imbere ubukerarugendo. Yagaragarije abitabiriye inama ko umuziki ari umurimo kandi ugabura neza, nubwo ari uruganda rwatangiye nyuma. Yavuze ko uko gutangira nyuma byumvikana, kuko igihugu cyabanje kwiyubaka mbere yo kwidagadura. Nubwo uyu muhanzi yagaragaje ko umuziki waba isoko y'ubushobozi, yahishuye ko byatangiye abantu benshi batabyumva. Ati nabaha urugero, nturuka mu muryango ukijijwe usenga muri ADEPR Busanza. Umunsi mbwira abo mu rugo ko ngiye kuba umuhanzi, barabanje baransengera. Twari duturanye n'umuntu uturuka muri Uganda, hambwira ko kugira ngo ngaragare nk'umuhanzi nzashyiraho dreads. Nzishyizeho umubyeyi wanjye yaravuze ati reba uko abazimu bamugize. Nubwo abahanzi batangiye umuziki abantu benshi batabyumva, Bruce Melody rero yagaragaje ko ubu ari akazi gatunze abagakora,
ndetse kakaninjiriza igihugu. Nubwo umuziki utanga umusaruro muri ubu buryo, Bruce Melody we yagaragaje ko batanyuzwe kuko bifuza ko byibuze wakwiharira 20% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Bruce Melody yagaragaje ko kugira ngo ibyo bigerweho bisaba ko abahanzi bitabwaho. Ati nitwe ngagi twinjiza mu madovize kandi umuziki ugenda bidasabye viza kuko nta mupaka ugira. Ati ni igice cyitaweho kikongerwa mu bukerarugendo cyakurura ba mukerarugendo benshi, turabasezeranya ko tuzabikora neza. Bruce Melody yagaragaje ko ubuhanzi ari nk'ikintu cyafasha kumenyekanisha igihugu. Yagaragaje ko bitewe n'uburyo umuziki uhenda kandi ugatanga ibyishimo ku bawukunda, abawukora bakoroherezwa kubona ibikorwa remezo. Atanga ingero kuri BK Arena na Stade Amahoro. Reka mbashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro, mugubwe neza aho muherereye, ibyo murimo gukora bibahire kandi tinyuka urashoboye nawe hari icyo ushoboye kuba wakikorera ugakora. Nyemerera ngusabe ukore subscribe niba utarayikora, ukore like, comment, sharing no ku bandi, ubundi tujye dukomeza tubane hano kuri Kirabo TV. Mugubwe neza, bye bye. Ngayo nguko rero hari undi rwiyemezamirimo wagaragaye w'umudamu witwa Aline Ishimwe.